Rwaga karame karame simugira ngo amagere ntabwo ujya wumva ntabwo ujya wumva nanumva amatwi yawe asajya yumva sibindi waje ugiye usubira ntibarusa mu gisari kibikeye serious Bikiri banga ahantu ugiye kujya nyine urabona sindasa nabi ugiye kuzana tena Rudoviko hano ugiye kwisukisha se warekeho utunguko ko ari twiza ntabwo tugezweho none uri kumbaza iki rero mpamvu ngiye mba nkubwiye ibintu byose ntabwo uri umwana mubi ujya unkorera neza buri kimwe cyose ukakinkorera rero ikindi ngiye gusaba cy'ingenzi kimwe cya mbere umwiteho neza nde umugabo wanjye ninde nari kukubwira mabusha none nawe usaba ibintu bigoye uragira mwito nje kumugarama imbere mwana ikibazo cyawe ngiye ibintu twe dupfa n'iki biriya kuntu ntangiye kwivuna nyine kumwitaho gute ushaka bikivumbura imbere yanjye ndakwirukana ngiye byihuse ndabyibuka n'ibya bindi wambwiye wari ukomeye ariko usubiza ndakomeye koze byiki Rwaga bakinge hano yego mabusha ihute ikibazo mabusha ashobora kuzana rwa Rudoviko kandi ni rubi izanire mu buto niwe ujya umpa ku mafaranga ariko bazamushyushya kandi yicari na nyine mpamagare sheri numve akaguru wemba yakagaburiye bimeze ubuki bwanjye wariye nizere ko umeze neza rero nangize nkubwira ko uno munsi utagiye mu kazi gira vuba kiriya kigo mbonye kigiye nyine tugire uko twigenza no munsi ntabwo nagiye mu kazi nyine pe mfite agatayima ariko koresha uburyo bwose saa 4:45 ngezeho sawa bigire vuba vuba sawa sawa kiriya gikozi cyane cyo nkikiza n'ubugoryi cyangwa icyo ngikorera umushahara w'ukwezi wabugiye Rwaga bimeze ute urangubwire mwana urangubwire nse ko mbona ngaho ufite inzara ntakikoma nkwe bose uri kwigira ute futa tuvibe none umunsi mwana no munsi banyongera agashara ku kazi noneho ukikurikiyeho kandi kanya umuntu ugiye kuza hano sibyo mufungurire nawe turyamo kibiri nyine anzanya amafaranga y'akazi akuzana amafaranga ubikurikirana nyine none ukundi kubona ufite vibe nayo ngize urambwira ngo uyu munsi nze turarane ngiye kumutinganya papa mfite icyo gara mu nzu ndubizi se uriya mugore wanjye ameze neza sibyo umuntu ugiye kuza ubwo ndamuhereza 2 ni ubizi arabiguhereza 2 we aranzana amafaranga nyine bampembye n'umunsi ntyaciye kuri konti urumva utamukingurira nyine za turi kumwe ngo ngana bose na chance fata mwana mukani kandi akugura n'amata n'ikigati sibyo se yahurute papa giye kwaga nawe ndaje noneho bose vibe afite ni imva burayi kaze mbaye nawe ntegereza uwo muntu ndebe ko ibyo 2 nabica muramutegerereza ugurushwe kase ko uri gutinda ambe niyengetse ari ku gatebe matera Dodoma hariya mu gikari buriya batetse ninde uteka ningi nta biryo bihari kambe nihengetse yewe aho bantoraguye niho bagiye kugushyira bagushyushye gahunda imbere ugende mwana mbi imbere ugende
manyashi akabambi yabaga ngo nyashirese ziriya zo ni nyashifu boss arafite kabisa nanjye ngira umunwa Mr. Sawa. Ariko nje. Nisubona ari kunyigisha vuba. Oya, uravuga ngo ntabwo ndamwizera. Yakundi ariko ni mwiza. Abuja none aramvunira umuheto. Mana we. Kanje gushyuriza boss amazi. Cha boss kugira bagufatire mu gikorwa. Leta mu gutiza. Nanjye mabuja ndimubwira nawe mpaka mugiyeho nanjye. Mabuja. Allo. Mabuja bite? Baracyari kubikura ngwino. Ibiki bari gukora? Boss yamugaramyeho. Ngwino hahiye we ngwino. Tambuka. Uzavuga ko nakubwiye ibyo nibikureba. Noneho ari kuyishiramo akarova ngo tambuka. Ihuta. Sawa. Boss shanda bizi ngusabye ntiwamba naye baze bagufata. Nakubwiye. Mara ntutumweza neza gutya. Bangi wakunye. Mabuja narakubwiye gutya bari mu nzu. Mabuja bari kumushyushya da nabikubwiye gutya. Nende gusakuza. Ngira tubafatire mu gikorwa. Mabuja none byari kuba. Bari kumuzindika da, bari kumuzindikira mu nzu. Oya reka kurira. Nanjye gutya naguhoza. Bari kumukora da, reka none kugira utarira. Wikora hose, ndakuyaga. Nanjye naringize tugende nyine. Mabuja none nabera mbonye umugabo uzi kubikora ari kwikubita migashika mu bwonko. Ndakuyaga. Ndakuyamye. Ibyo ni ibikureba unyiyame ntunyiyame bari kumugira uraho. None Mabuja arukuntu njyewe. Icyo mvura ari amagambo yawe ugira ndakwemye mba hejuru. Guhumuriza. Ntabwo nagusabye. None kera muri quartier hari ukuntu bajyaga bakina umupira urumva ari ngiye defense. Asobaga banyishe amagambo yawe. Umugabo wajya kubabaza. None ukuntu ari kubikorera hano Edo ari kumujya mu mugongo neza. Twajya ni ifarashi. Ira mu cyaro habaga ifarashi zikunda kubikora. Nagutura umujinya wose mfite. Nagutura. Cyane ndi kubona ntaza kubishobora kanisubire kuri gate. Ni bikureba gusa umugabo wari kubikora neza ari amunzu bure kugenda bagira uwa babiri. Chazama machi diharisha. Karuko kamwe umwuka.
ndebe kunajya gukora aka kane. Ni aka gatatu da. Kakane karasetsa. Madamu wari kuva kare. Ese ni cyo kugura hafi ba. Telefone yanabwiye mwana yanjye. Ese nabikutumye. Kanyine nkubwire wari kuva kare. Nahimba nyine. Rero sikundi ntibagaze. Rero ubuki bwanjye buriya uko utabizi buriya mu bakobwa 100 nta wagusimbura mugani wa ndirimbo ya Meti, sibyo? Ndakwiyamye. Mara. Ndakwiyamye wembwira. Uwo munsi ndawugira ka pizza. Ushaka ukareke. Ndagukunda, sibyo? Ariko ntara akantu kandi kose, sibyo? Nabibonye. Ndakwiyamye. Sheri, sigaye ngufataho kanyikura. Reba ngacarwa gakiri hariya mukani kandi kibona cyabigenzura. Ni ibikireba. Ni ibikireba. Ase ko ndikugura umuruko. Oya, nkandi gukundura udukwaje nazanye. Usanga utose? Oya, nyamanje nsa neza no kutari kubibona. Uri seriye? Seriye. Uri guhumura nabi pe. Oya, kuguhumura keza naguza gafara. Urumurikira? Ntabwo ndi gukurikira. Ubanze mu bagenda tuwoye. Mazambye nibyo. Ibiki? Ntabwo yakubwiye. Cyangwa se ari besho yawe hano. Ntambeshe mfite, ntambeshe reka kubirakarira muhangane. Mwangane mva kubwira nti, sibyo? Reka kubirakarira ndo mana yanjye we. Umva nyine. Saba kazakugura Benz yangane pe mana yanjye we. Yari ibiki savuye none mana. Umva nyine tuza. Ndakwiyana ntongera kumbura. Ndakwiyana. Njya kurana saa 5 muri. Nta muntu urimo mukunda kubwira. Genda ndebe. Basi abana arimo arabeshya. Iki ni igiti. Iki kopi. Inzi biri kubera hano. Kwa mabwiye ko umugore wawe adahari, ni ibiki ndi kuba. Niko bikamubaza. Subiza! Nihorere n'inzira. Ntongere kabanza nkinye mpangane n'inashinze. Niko muko nzanye gute n'umugabo wanjye. Ngo mubwire madam, genza gake. Urangije uraje urabona. Genza gake urabona ukuntu uri kuza windunze. N'igitenge cyane arakikwira gutyo ngo bigende bite. Uyu ni umugabo. Niba ushaka ko aba wenyine, jya umujyana umuzirikire ku gitenge. Kandi njye nagukubita. Bimumareho, zena. Bimumareho. Nakubwiye. Genda nawe bana bakora. Imkanga iruka. Zena, pima. Ndakura nakugenda kujya. Ndakuyane nanjye ndakura nkakwereka ubundi. Karagashinze. Telefone yanjye. Genda. Ubona iyo nshinzi y'umugore ra. Ndakura mubwire madam. Ndakura. Nutagenda gake. Nutagenda gake. Nize karate. Kwemeshe. Yakinga. Ndakura. Ihangane. Wadakuye se. Wadakuye. Aha, ibyo abagore ntabwo mizere kandi igende. Arukuru urukoko kumana. Nimba rw'abasazi. Ndebera nka kara gakobwa ngo kari kaje kubura n'umugabo wanjye. Sura mugabo wanjye yamburanye iki koko? Mani cyura mugara n'izamukorera. Nanjye nzamwishyura mve kundi biryana. Ngo miranye kuzamwishyura. Agende. Namayobera. Sha nimba ari mu roza mundi kwa none ntago ndi bukingure. Bose. Nk'abandi. Bite byawe? Yes. Makuru. Neza. Bose kutashize isa none. Buriya rero mwana. Utaho bibona umugore wanjye iminsi ishize hari ukuntu twashyamiranye urana nyitashye kugira ngo nyine bisabe imbabazi ndimo kwakira. Ra mugore yako ari isansu ntago ari buziguye. Arazimba bizigute se? Ibyo ntago ngiye mbizi byanyu. Yewe. Reka nisubire mu kazi kanjye ubwo amahirwe masa nyine. So. Bon voyage. Igendo rwiza. Ahubwo wowe uretse gato mubwire. Fata iyo keyboard na motherboard bihanagure ifite akavumbi nyine. Ndaguhamagara nyuma ntari. Ndamwini. Kora kae. Madam, ikangubwiza ukuri pe. Kwekore. Mana, uriya munsi sinzi ibintu uriya mugore yari yambaye. Yaraje ari kunywa akaji. Ubwiye nka mpeho nyine ikindi yahise byari ikindi. Icyo nakubwira cyo ushaka wambabarira. Urangije ugenda mu myanya yohereza n'igitenge nambara. Nanjye buriya nari nacanganye sinzi ntabwo ibitekerezo byari birahaha. Nta so narufite. Wambabarire kuri ko ndazabyongera. Sibyo? Njye nta mbabazi ntabwo. Madam,
kuko nahoze mbikubwira pe zirangeso ndazi nari nsanzwe ngira sibyo mbabarira nta kindi bagiwe njyewe nyine nabwiye ko wa munsi naciswe pe ntabwo nari nsanzwe mbijyamo mana yanjye gusa nakubwira ko ese mumara igihe kingana kimuziranye oya nuko wenda twakoraga ku kazi kamwe sinzi dokima yaraje anzaniye nyine kubera ko yari sekreteri wanjye arangije muzi ngo pa none se madara uragira tubigenze ku mbigute uburiri bwanjye oya muri salo ukabikoreye mu ntebe nta n'isoro ufite ntazo nari mfite nyine sibyo ko ntari ndi gutekereza ku kantu nakunda akamenye wambabariye nakunda akamenye mana yanjye we nje gusaba imbabazi wowe nsabye ntazimpaye akazi kanjye ndagataye nisubirire mu kazi we zamushyika wakoze akazi ushinzwe ntabwo uri kumva ibyo ari kuvuga se kumara ipantaro kwawe mu menyo byagenze ute ntabwo se bose nta gipantaro gishaje dusheni yavuyeho hano uhembwa Simsa mu mpemba niyo ipantaro gishaje hari inyuma kirahari baze jya kukimuhereza ku kazi biriya ncureke yawe yagarutse tena genze gute warukoze gakororokera amaraso bari bakwemeje bose tena mugiye kongera subira unayikindi don't touch me ushaka kuntazana buriya mugore kose narwo wareka ngo musuhuze oya ibyo kunsuhuza bireki ejo bundi wankoresheje amakosa ushaka no kurwana nawe atari wase wabite uzi ko uri mu makosa sibyo reka nemere nanjye nari ndi mu yandi makosa ariko handi byabiturutse kuri wowe sibyo amakosa niwe wari uyafite oya twese twari turi mu utubwira ngo makosa umugore wawe yagiye je naza ngasanga umugore nyisohoka mu nzu nkahita mubona oya birambi ni ibisanzwe pe ni ibisanzwe ahubwo wowe ikintu wakoze kikambabaza niki ushaka kurwana nawe ari wiwe ntabwo narwanye ahubwo y'umunyegereza nkamwereka ikipe yashakaga gukina nayo unaka gifite ubushinzi nashaka ngubi ahubwo nawe nureba nabi oya nureba mbabarira nabi pe genza make yatwumvira jewe reka ngubwize ukuri pe ngubwize n'ukuri mukuri inzira ku murimo namaze gufata umwanzuro ibintu nkabira sinzabisubiramo zo none iyi tariki yari ku itariki zingana none turi ya sinzongera jewe ndabirahiye mana yo mu ijuru mana nawe uri kunyumva sinzabyongera sibyo umugore wawe ari ahubwo mbere utagomba kuvuga akanyu cisha make yari kukurebye nabi navuga jereka ngukurira inzira ku murimo guhera uyu munsi uko nabikubwiye ko ari itariki ya mbere wihangane kuzongeye kungarukira mu buzima kuko uriya mugore wanjye akanya namaze gufata umwanzuro mvuye hara mu rugo musabye imbabazi sinzimba yisubiyeho pe ariko mana mfasha abe yisubiyeho guhera uyu munsi na nimero yanjye yisubiye muri telefone yawe sibyo okay ubu ngubu uramaze umaje kubona ko nta kintu nyenye maze mu buzima bwawe yego ese ubu ari nanjye n'uriya mugore wawe ubu kibumurenze ewe ariko nyine babivuze ukuri pe mugabo ni umwana w'undi nyine ubu ngubu uranyiyeretse nyeretse uwo uriwe kuko nari kubibwiye mbere ndagukarabye mu buzima bwanjye mfasha ugende ntuzanangarukire mu buzima setu okay nanjye nabyumvise kandi mfite amatwi ntabwo nzagaruka muri uru rugo rwawe wamumfashije kuko nta n'ikintu mfite kuza kureba ahubwo se wanisha ku mayinite ku mayinite akira si amayinite gusa ushaka umugore aranstaranye iki n'iki uzi n'ikindi iyi telefone umuhaye iyi uribuka cya gihe umara gukora ibyo ukora urangije kwijuta ngasiga telefone yanjye hariya urabyibuka wibuke ko ntayo wamaye ubu ngubu irayisimbuye ukoze iki irayisimbuye mu buhe buryo irayisimbuye telefone se cyane ndakubwiza ukuri pe yijyane nta n'ikibazo bintwaye kugira uzongera kuza kundesha umutwe mu rugo rwanjye si ndiyo unasikia mva nkubwire aho kujya nawe nzongera guhura n'ubugabo bumeze nkawe ubundi njye nawe ngubu twarangizanyije byaba byiza mfashe no mu nzira n'ujya umbona mfashe ugende mbabarira pe mbabarira urakoze ntuzongere no kugaruka hano genda nta mugabo ukurimo urambabarira kuva mu buzima bwanjye pe genda nanjye ndagusabye genda ntuzangaruke mu buzima mbabarira ugende nanjye reka nigire mu kazi kanjye wambe shu ubundi wowe nta kamaro kawe
nawe yagiye buri amasaha ari kugenda ngwino biratara tunakumburanye sawa yewe sha ibintu ntabwo biza koroha. ibindi kuri telefone turaza kuvugana uze kumamagara navuye mu kazi cyangwa se ngiye ngenda kuhamagara ubwo gahunda ari kuwa gatandatu ariko ndaza guhamagara n'uri kuri telefone se madamu burya wari ukomeje wari kubizitiramo muri sawa niba ushaka kunca inyuma wikorera hanze n'inzu yanjye we uretse uyu ni umukozi wawe none uri umukozi avuga imbere yanjye simbizi mubaze ya ndanguze ntabwo zonde mbabarira mbarange nigiriye mu nzu gukaraba mbabarira uranze ndanguze aho ngo bari abantu baba bakuye ubwo gahunda ari utangiye kwivumbura se utangiye kwivumbura abantu nyine baba bakuye ugize kugira kari agakozi kawe kahagarara kuri gate ni akanyarusaku kagira utugambo twinshi none n'iki ngiki gabanya amagambo hejuru y'amapeti mfite ngabanya amagambo ndabona n'imvura igiye kugwa taha nyine ni ku gatandatu sawa nta kibazo madamu nkuko ejo bundi nabikubwiye rero njyewe ndakomeje ushaka wambabarira pe ko ziriya gahunda ntabwo zongera kuzikora pe njyewe mbikuye ku mutima sinzongera guhera rwose ese ko kitazi impereza narakubabaje ndabyumva narakubabaje ndabyumva pe ariko sinzongera pe uranyeretse ko nyine abantu baratungana yaba umuntu ni umuntu buriya ariko kuko nagutunguye nawe kandi nagutungura nongera kwisubira urazi nyine madamu nyamara wabitekereza umunsi ugiye kumbona wampinduriye nta n'ubusa warinangiye kuri za gahunda nakubwiye dore ngubu uri gusohoka mu nzu udakinze kandi uzi ko ntabwo izo podi izo ni inkora nyine buriya nakubeshye pe mu buzima bwanjye warantunguye ntabwo nari nzi ko uteye kuriya imyaka yose twakundanye mbona uri umwana mwiza yigisha amagambo meza ntabwo wazampimukira ngo ujye mu ndaya shaka abagabo n'abana bandi pe ndabibonye ni ukuri warantunguye ku munota wanjye imyaka yose twakundanye ntaramenya uwo uriwe kuko ukunda abagore nk'urukiko shaka nanjye reka njye kukwemeza pe wumve kundu biryana mbabarira wumve kundu biryana nanjye reka nkubwire se mfukame reka mfukame kugira ubyemere mbabarira sinzongera kuguca inyuma ihangane ku buki bwanjye mbabarira rwandeje umupolisi gatuzi akampimba buri mvune zo mu nda kihangana mbabarira
Njye nta mbabazi ntabwo kuko warambabaje pe. ushaka nkambabarira kuko yari yavuze ngo aragaruka kuwa gatandatu kandi nkaba numva Naze twigendere, naze twigendere. sibwira mbabarira ubwira ko kwiyunze ihangane pe tungurira Ntabyo mubwiye, ntabyo. Wambabarira, Naze twigendere. mbabarira pe Naze twigendere. gusa ko kweri ngori iki Bakiyahuye se. Yamye binkoraho. Gosha. wowe sigengera nawe nitwa sha muri wanjye Gabanya amagambo. Gabanya amagambo. Yose nabyizaniye. cyakoze ndabibonye urugo rugeze ku Rwanda Gabanya amagambo. Asize. Buri munsi uko aje hano imvura iragwa. Ngo amasari kuducika. Nabaye sanga n'igice. Amasari kuducika. Twagera. Tugiye nta kibazo. koko nabwo urangendanye kweri urangendanye Bora yasumuga wambabarira Mva bro. Ndapfura. Yenze bite? Nyine yamaze gusaba imbabazi. Mubabariye nta kibazo. Wakibabari? Namubabariye ntabwo azongera kwiga. ibi simbyumva umusaza we nyagasani mawe Oh, okay. Nimba mubabariye ubwo atazongera gusubira mu makosa, genda umunate. uyu ni brata wawe Yego. Brother we. Abo mukora hano. ntabwo nabyumva bo sinabizi neza pe sinzi kubyiyumvisha n'aka kanya kuri Gerageza uba umuntu uvuga. Kandi igikorwa cyiza wakoze ni cyo gusaba imbabazi. Nanjye nshimiye ko sister wanjye yakubabariye guha imbabazi. Abe sister. Njye numva rero nta gisigaye njye nasubira mu kazi. Hagati yanjye basigara mu kazi n'abantu bakuru. Ndabizi bo. nibyo Ari ni byiza ko wikosora ibigera bifasha cyane. ndabashimira nawe Wacu bugufi ugasaba imbabazi. ariko bo wa munsi wazaga hano warunyishe wangumye akantu ndazenyereye Kariya kantu nyine kaba gakenewe abantu bose bari nkamwe kugira ngo amatwi yanyu afungure. abonye mamo narababwiye ruri Okay, nta kibazo. Ubwo njyewe ndagiye ibi ntabwo telefone. Ni ikibazo kizabaho uzampamagara. Gusa nizere ko nta kindi kibazo kizabaho. ntacyo Sawa. Ubwo nizere ko binyijeje. ndabikwijeje pe Nta kibazo rero mukomeze mugire urugo ruhire. nawe akazi keza Boko yaje. pande Wambaye gute? wakinguje Ujya kubaza wambaye gute? Ndarashaje nyine nta myenda ngira. Wese nyoko buja nasobuja aho kunze ashira. Hafi ibihumbi bitatu gusa. Ngahita mbitanga mu cyaro. Ubundi shaje inkweto wambaye zo ni zari. Ni iza mabuja. We. Usigaye wambaye inkweto za nyoko buja? Wari yari umukozi yambaye inkweto za nyirabuja. Yaradutaye. Ubona tutaracitse se? Urugo mukeneye discipline. Ukeneye discipline wowe na boss wawe. Nabyumvise.
Gakingura hano vuba. Zagira ubwegesha. Ikintu nari nibagiwe kukubwira. Ikintu nagiye kukubwira. Njye mvuga ureba hano. Ikintu nagiye kukubwira umutekano wa sister wanjye. Usize muki amaboko yawe. Zongera ugaruka nagize ikibazo. We na boss wawe uzamenye inzira muzacamo. Uzamwishaka hakiri kare. Kuko noneho zaza rimwe batoritse. Asasha. Njye mvuga uhagaze shaka. Uzamushaka iki? Uzamushaka iki? Inzira muzacamo. Kuko nzagaruka. Ari isasu mena umutwe. Wabyumvise? Wabyumvise? Devi, ikintu cyo ni gisa. Asha, ugira ubwenge buze. Coco gusa. Ariko sheri, Karame. naka kanya sindabyumva. Ibiki? Uriya ni brother wawe mu buhe buryo? Igihe wajya gusa kunzireka yaragiye ku kazi. Yakoreraga ahatari hafi ambere. Sha urantunguye pe. Kumva rero irakosa mana yanjye nanjye ntabwo nzaguteza. Ntabwo nzaguteza pe. Buriya boss kwemera ni ubutwari kandi guca bugufi nirwo rufunguzo. Sha iyo utaza gusaba imbabazi ntabwo wari kuzongera kubonana na mabuja ndakubwiza ukuri. Wetin be this? Jesus.